Mwese turaramukanije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire kandi twishimiye kubana namwe muri aya masaha. Amazina yanjye nge mugiye gufatanya muri uyu mwanya ni Karahumuheto Jean Pierre. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana ndetse turebere hamwe icyo Imana ivuga ku bijyaniranye n'ubuyobozi. Uramereza kiriya gitabo na kariya ko yego n'iki Imana ivuga ku buyobozi. Twabonye ingingo zitandukanye, ariko muri izo ngingo zitandukanye reka turebe niyo kuragira umukumbi, niyo tugiye kurebera hamwe. Twabonye umutungo, twabonye yo kwita ku munyabyaha, ariko noneho muri iri torero ririmo abantu bafite impano zitandukanye, bafite ubwenge butandukanye, mugatoranwa ngo muba abayobozi. Uko mubaragira nuko mubayobora nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Data mwiza, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimye ko tubumbura igitabo cyawe kugira ngo tugirwe inama, ngo nudusobanurire nk'abe igihe giheruka, duhe gusubiza itorero ku kibanza cy'intumwa, turagira uko bikwiriye, tubishimira izina ryawe. Ubuntu n'amahoro budutwikire, utugirire neza kuko uri Imana yacu mu izina rya Yesu, amen. Uhereye kera kose Bibiliya yanga abungeri gito, ubwo ni abashumba babi, ntabwo ibakunda, ariko hariho n'abandi bashobora kubura amahugurwa bakabarwa muri uwo mubare nta ruhare babigizemo. Dusomye mu gitabo cya Ezekiyeli hatubwira uko Imana ibwira abungeri nuko igiye kubibasira. Aba nabaragiye nabi, aho kuragira uko bikwiriye, ahubwo bakaragiza igitugu, bakaragiza umunabi. Aba iyo tubasomye muri kino gitabo cya Ezekiyeli dusanga ko Imana kubibasira bikwiriye kugira ngo ibyabo bijye ukwabyo, maze itoranye abungeri beza baragira intama nk'uko bikwiriye. Reka yenda mbere yuko tunahajya mbanze mbabwire yenda Yesu n'abakiri hano muri iyi si yavuze iby'abungeri. Ndahagaruka, yavuze iby'abungeri mu gitabo cya Yohana. Ezekiyeli ndahagaruka nyuma. Yavuze iby'abungeri, avuga abungeri gito, avuga abungeri bataragira intama nk'uko bikwiriye, badakunda umukumbi muri ubu buryo bukurikira. Ni Yohana igice cya 10, umwungeri mwiza. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu rembo, ahubwo akurira ahandi, uwaba ari umujura n'umunyazi. Nsome ngurutse umurongo umwe 7. Yesu arongera ababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari nge rembo ry'intama. Abanbanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni nge rombo, umuntu yinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke, azabona urwuri. Umurongo wa 11, ni nge mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Muri karite z'umwungeri mwiza cyangwa se z'umushumba mwiza, kuko kuragira uragira yitwa umushumba, ntiyitwa umuragizi. Mu kinyarwanda nyacyo ni umushumba. Yari umushumba mukuru, bamwita umutahiza mukuru. Iyo hariho n'andi mazina babita ba Rugango n'andi mazina atandukanye, ariko ndajya ku jambo ryitwa umwungeri. Nufite izaragiye nkeya cyangwa nyinshi, izo yaragishwe. Yesu ari hano kuri iyi si yavuze ati ni nge mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragira ibihembo atari umwungeri bwite, kandi intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuri iyi ngingo twaraharenze, ntabwo ariho turi, ahubwo intama turazikunze, ntituziragirira ibihembo. Ariko Bibiliya harayigereka tubwira ngo nazo zari mbi. Iyo bavuze ngo nazo zari mbi, nuko muzuragiye ntabwo zose zisa. Reka tuvuge ko bijyaniranye n'amatungo yasanzwe. Amatungo yasanzwe abantu bagira mu rwuri, bagira mu famu yabo, ntabwo zishobora kuvuka zose ziri uniforme. Ndetse mu gitabo cyitwa Philosophie de la Santé ho handitsweho kuri mwene muntu haravuga ngo parmi des milliards qui sont habités sur le monde, il n'y a pas des identiques.
muri za miliyari zituwe hano kuri iyi si nta bantu babiri bariho basa. Mperutse kubikora nibwo bwa mbere nari ngiye mu soko ry'inka mu Gikomera mu Gikumba. Ngeze mu soko ry'inka ni ibintu bitandukanye. Abacuruzi bazo ayikubita ijisho rimwe akaba arayimenya, ariko ngewe iyo nabonye turanayishyura kankireho iryo jambo, turangije kuyishyura ndi kumwe na data wacu, mu kandi kanya bayimbajije ndayibura, ikanyuraho imbere sinyimenye. Ariko wa mugabo w'umucuruzi, hari umugabo w'umucuruzi uturanye, ariko weho singiri kukunyura imbere, ati ngiye nyibona rimwe gusa. Nuko amenyereye kunyura muri iyo ngingo. Umwungere rero amenyeze inyantege nke, ibara ryayo, ibyikunda, ibyo yanga, gusonza kw'amatungo. N'inka urayitegereza ukamenya ko ishonje, ukamenya ko ihaze uyirebeye ku jisho. Rero ababungeri bavugwa mu byanditswe byera baragira abantu nkuko Yesu yakuye Petero na bagenzi be ku kuroba, akabagira bazajya baroba abantu kandi bakababera abungeri. Hari icyo bagomba kwitaho. Reka nsoma aya magambo dusoma muri Bibiliya. Hatubwira ko hariho ni amagambo aboneka mu gitabo, reka nyarebe ni mu gitabo cya Zekariya 11:7. Haranditse ngo ndahera ku murongo wa 4. Uwiteka Imana yanjye iravuga iti, ragira ubushyo bw'imbagwa. Ni za ntama zatatanijwe, ni za ntama zagenzwe ukundi. Nivuga ukundi, zashyizweho agahato, zatswe amafaranga mu buryo butakwiriye, mu buryo budasobanutse. Barababwiye bati nimuzane ibyifuzo byanyu tubasengere, ushaka imodoka tumusengere, ushaka kubaho tumusengere, ushaka visa tumusengere, ushaka gukira ubukene tumusengere. Bigeze ku modoka ya pasiteri we bati nimuteranye, nuko ho barateranya. Ariko bo bageze aho bazayiguraho batahubwo mwebwe turabasengera, kugeza ubwo amasengesho bakora kuri kubizera gusa, ariko kuri pasiteri atakora, cyangwa se ko umuyobozi atakora. Ubwo ni ubushyo bw'imbagwa ziba zarabazwe. Ibyo tubibona muri Bibiliya ko hagiye habagwa n'izibyibushye, naho izinonze, izizonzwe zigasubizwa inyuma. Iyo ni ingingo duhereyeho, ariko ntago ari ho twebwe turi bwerekezwe. Uwiteka Imana yanjye iravuga iti, ragira ubushyo bw'imbagwa. Bene zo nibo bazica bakibwira bati nta bicumuro bafite. Kandi abazitunda bakavuga bati, Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire, kandi abashumba bazo ntibazibabariye. Sinzongera kubabarira abaturage bo mu gihugu, ni ko Uwiteka avuga, ahubwo nzabatanga umuntu wese mugabize mugenzi we cyangwa umwami. Abo bazagirira igihugu nabi, kandi sinzabakiza. Nuko ndagira ubushyo bw'imbagwa, ni koko zari mbi, maze nenda inkondo ebyiri, imwe nyita buntu, indi nyita kunga, mpera ko ndagira ubushyo. Ubu bushyo baravuze ngo ni koko zari mbi. Twaturutse ahatandukanye, ariko duhurira mu itorero, tuba amabuye yubatswe, tuza dushaka umukiza, maze Imana duhitamo abayobozi, ishyiramo impano zitandukanye nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abakorinto muri aya magambo akurikira. Bantu b'Imana, reka tubabwire ngo iyo umuntu abaye umuyobozi wundi avuze ngo mundebereho, ibyo ngira bari byo mugira, ibyo nkora bari byo mukora. Niko Pawulo nawe yavuze. Ariko hano mu gitabo cy'Abaheburayo harimo impano zitandukanye mu Bikorinto, harimo impano zitandukanye ngiye gusoma kugira ngo mwumve ko ndetse n'Abefeso 4:11 naho izi impano zirimo. Nsoma amagambo akurikira 4:11. Nuko bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ububwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Nguwo umugambi w'ubuyobozi bwiza, nguwo umugambi w'abungeri beza. Itorero Imana yashimye ko tugira abayobozi, tukagira n'izindi mpano. Abayobozi turabatora
dutora mukuru w'itorero, tugatora n'abadiyakoni, ariko ntidutora intumwa, ntitunatora umubwiriza butumwa. Abadutoye rero biba ari ihundo rirerire. Ihundo rirerire biba bivuze ngo haba igihe uteye umurimo w'amasaka, ariko ukaza kubona hari isaka ryitumbukijwe rikaba imbuto idasanzwe muri yayandi, nimba ari imbuto ngufi wateye ukabona haje n'isaka rirerire, ayandi mu gihe yagiraga nka metero 1 n'igice, ugasanga ryo rifashe metero 2 n'igice, ikasumba metero 1 yose. Ibyo biba bisobanuye ngo rya saka niryo rigaragara imbere yandi masaka. Iri saka niryo ngiye kuvuga, kuko nibyo bisobanuye ngo umwepiskopi ni ihundo rirerire. Reka tubabwire ngo epi ni ihundo rirerire, epi niryo hundo, na niyo mpamvu hakoreshejwe ririya jambo kugira ngo bagaragaze ko iyo bagiye gutora umuyobozi ni ufite indi ntambwe arusha ababizera w'abandi bakwiriye kureberaho. Noneho abagiye kubaragira ya ntambwe yabarushije, kuwa mwete yabarushije, kwa gusoma yabarushije, kwa gukunda imitima yabarushije, kwa kubona igihe kandi twese ari amasaha 28 cyo gushyira mu by'Imana, wakakibona mwebwe mukakibura. Ibyo nibyo mugize ihundo rirerire. Umunsi ugira amasaha 12 niko Yesu yavuze, ayo nambanywa, ijoro nagere kagira 12, wakakibona ukakibura. Hari n'igihe cyo kurusha ibyo kwitaho, ariko ntubibone, ntukibone. Ibyo bimugira umuyobozi. Noneho rero uyu turamutora kwa umudiyakoni, turamutora kwa umukuru w'itorero. Uyu nguyu ugiye imbere yacu akejeshwa nuko tumwemeye, uyu muntu abagiweho n'inshingano yo kuvuga ngo mundebereho. Reka nsoma aya magambo kugira ngo twumve ko mukuragira sino gufata inkoni gusa, sino kubwira umukumi ngo nujyaha, ahubwo ni icyitegererezo bwacyo kirahagije. Mu magambo tubona haba ari mu gitabo cy'abacamanza 7:17 haratubwira ngo, arababwira ati mundebereho. Uyu nguyu yari Gideyoni, arababwira ati mundebereho uko ngira namwe ari ko mugira, ningira ku ngabo za mbere munyitegerezeho, ibyo mubona ngira ari byo mugira namwe. Ngo uyu muyobozi hariho icyitegererezo umuyobozi atanga, ariko reka yenda mbitangeho urugero ku bantu bamaze iminsi muri ubu butumwa. Abatubandirije harimo amwe mu mafuti mu myigishirize. Mwihangane nimbivuga, ntabwo uko ubutumwa turushaho kugera imbere tugenda turushaho kunguka, ariko hari igihe cy'umubwiriza yabaga azi kwigisha, bakabyita ko ari ukumutiva yenda itorero, yarangiza natwe tukamureberaho ati nuko Yesu aragenda, twese tugasubiza nda, nuko agera ku kirero cy'Ibetsaida, ariko Yuda nawe yari yahageze. Ibyo uko turi kugenda turabivuga twese, iteraniro ryose rigasubiza, ukabona iteraniro ryabaye ryiza, mbese akazajya yitse ijambo. Ubu tugiye gusoma mu byahishuwe, natwe tugezeho turabifata, ku buryo nawe bivuga ukumva ko wabwirije neza. Iyo bikomeza ntihabonekemo kuzajya abantu barasoma ibihamya byo kubivanamo, ubu kibaye intero yose ari uko nkuko bimeze. Uramutse uhaye umupantekote ngo niyigishe, atangira Haleluya, nta jambo yari yavuga atareruya, nta kindi cyabiteye, ni umuyobozi yiganye. Waho undi nawe akibomboreka akavuga gakeya, ntacyo arwana nacyo. Njya mbibona hamwe mu torero, ntashatse kuvuga izina, iyo bafite gahunda zabo barazikora bakazinonosora, ntiwabihutisha. Nta nujya bongorera ngo dore imvura igiye kugwa. Utwo bateguye baratuvuga neza nakajwi, nimba mwagiye gushyingura babitwara gahoro, ntawe ujya ubihutisha, kandi bakavuga gahoro, nta n'uwihuta. Igihe bazarangiriza nicyo, ubwo nawe ukabifata ukubaha. Ariko ahandi ho yemwe byatinze, nuko batojwe. Gusa mu bitabo bimwe havuga ko hari amadini amwe namwe yayobye, ngo ariko bitewe no kugira gahunda nziza no kugira ituza, ngo umuntu ashobora kubiyoboka akibwira ko yayobotse ukuri. Aho reka mbe mpavuye, ntabwo ariho twatugendereye cyane. Uku kurebera ku muyobozi nabyo bigize mu ukuragira. Mu bashumba b'Iburasirazuba ntabwo bajyaga imbere, ntabwo bajyaga inyuma y'umukumbi. Sinzi uko byaje, twebwe turagira hari, sinzi iyo twabikuye. Twe kuragira kwacu turashorera, sibyo? Siko tubigenza se? Sinzi nimba hari umushumba hari
muri Afurika yacu ahari ujya imbere y'umukumbi akajya imbere y'intama yenda akavuga nizo zoroshye zanyo zikamukurikirana ihene z'insasi tuzijya inyuma itarnya hanga ukayirukaho ugakatuka birindura ariko ngo abashumba b'Iburasirazuba muri Isirayeli ngo bajyaga imbere y'umukumbi umukumbi warangiza ukabakurikira. Buriya rero ni n'inshingano y'umwizera gukurikira umuyobozi. Iyi ntama yarayagiraga igakurikira gutora utwatsi yashidukaga izindi n'umwungeri zagiye. Iyo niyo ntama yazimiye. Intama yazimiye nta byahibarwaho ahubwo ibarwa kutita ku mwungeri ngo amenye igihe cyo gutahira n'igihe cyo kurishiriza. Imenye igihe cyo gutahira n'igihe cyo kurishiriza. Yesu akiri hano muri iyi si yatanze inshingano yo kuragira. Mu gitabo cya Yohana 21 umurongo wa 15 handitswe aya magambo. Yohana 21 umurongo wa 15 haranditswe hagira harya hati ndasoma. Nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona urusha abandi kunkunda? Aramusubiza ati ye mwami uzi ko ngukunda. Aramubwira ati ragira abana b'intama banjye. Ragira abana b'intama banjye. Simoni yari umuntu uhubuka nkuko tubisoma mu byanditswe byera, ariko gukosoka nabwo yarakosokaga. Yesu amubajije ati urankunda? Ati ndagukunda kandi urabizi ko ngukunda. Tiragira abana b'intama zanjye. Yahawe inshingano yo kuragira abo mukuru w'itorero kugeza igihe cyo yahuguye abakuru b'amatorero ababwira ngo aya magambo ndayahuguza abakuru nkuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu. Maze ababwira ibyo bagomba kwitaho mu kuragira umukumbi. Natwe nk'abashumba nk'abaragira nk'abayobozi b'itorero ibi tugomba kubyitaho muri uburyo bukurikira. Reka nsoma aya magambo rwa mbere rwa Petero 5 umurongo wa mbere. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe nkuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa ahubwo murinde mubikunze nkuko Imana ishaka atari kubwo kwifuza indamu mbi ahubwo kubw'umutima ukunze kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwaragijwe ahubwo mubi byitegererezo by'umukumbi kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Yavuzemo ibintu byinshi. Yavuzemo kuba icyitegererezo cy'umukumbi, cyo ni kimwe. Yavuzemo ikindi aravuga ati muragire mudahatwa mutameze nk'abahatwa mutawutwaza igitugu mudatwaza igitugu abo mwaragije mu byitegererezo by'umukumbi muragire mu ukunze murinde umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa. Arabahugura arababwira ati umutahiza mukuru ariwe mushumba mukuru naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo. Rero Petero guhabwa inshingano yayihuguriye abandi bakuru nabo nkuko yari umukuru mugenzi we kugira ngo baragire nkuko bikwiriye. Tubibona mu batubandirije kuko Yesu yajyaga afata ibyabona akabikuraho icyigisho cy'iby'abantu batabona. Ndabisobanura ngo iki? Yajyaga afata umubibyi urukubiba yarangiza akabikuraho icyigisho kigaragaza uko ijambo ry'Imana ribibwa mu mitima y'abantu. Atuma ibibi yasohoye imbuto ngo burya babaga bitegereza ku musozi bamubona ngo akibiba izambere zigwa. Benshi bazi ngo ni kukara ariko ni indirimbo yabayobeshe. Akibiba izambere zaragiye zigwa mu nzira. Yongeye kubibiza kabiri ziragenda zigwa kukara. Abibyi za gatatu zigwa mu maho. Abibyi za kane zigwa mu butaka bwiza. Agaragaza we kukara zo rwose inyoni zahise zizitoragura. Na abantu baza mu materaniro ngo ariko muri uko kwicara mu materaniro bari mu bindi. Harya runaka naramwishyuye. Harya amafaranga ya runaka. Harya bya bintu narabitanze. Agatangira agakora imibare mu mutwe bakavuga ari kwitekerereza ibindi. Rwose nakagwamo ntikafatwa kuko yagiye mu bindi. Hari n'izindi zigwamo ngo zikamara kanya gatoya izo nizo kukara. Hari n'izigwamo zigakura ngo amaganya ari iby'isi n'imibereho n'akazi bikaniga za mbuto zari zameze zikayatwuzika ntizibashe kwera. Hari n'izigwa mu butaka bwiza ngo abo nabumva ijambo ry'Imana bakera imbuto
mu 170 ngo kubwo kwihangana ngo bakaryakirana imitima ikunze iryo jambo ry'Imana. Noneho Yesu igihe yigishaga yafataga ibyabona yarangiza akabikuramo isomo ry'iby'umwuka. Niko natwe tubona mu batubanjirije uko baragiraga ariho havuyeho ijambo ryo kuragira n'abantu. Kuragira abantu rero bitandukanye no kuragira inyamaswa, ariko hari icyitegerezo tuhakura. Turareba kuri Yakobo, yari umwungeri mwiza, yatangiye akazi ko kuragira ageze kwa nyirarume Labani. Abo umwungeri mwiza uvugwa n'ijambo ry'Imana. Nitumukuraho icyitegererezo turamubonaho, kuko mu kanya hariho ijambo, hariho ingingo zo turi burebere hamwe kugira ngo turusheho kwagura iki cyigisho. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 33 umurongo wa 12 tuhasoma aya magambo. Itangiriro igice cya 33 umurongo wa 12 hari isomo Yakobo yari yarigiye mu kuragira. Ngaho reka dusome aya magambo akurikira. 32 umurongo wa 12 haranditswe hagira hatya hati, arababwira ati dukomeze urugendo tugende, nanjye ndakujya imbere. Uyu wababwiraga yari Esawu, avuye kumusanganira ati dukomeze urugendo tugende, nanjye ndakujya imbere. Yari mukuru we, aramubwiraga ati rero tugende dukomeze urugendo, nanjye nze kukujya imbere. Nuko igihe cyo yamubwiraga aya magambo, Yakobo aramubwira ati oya, ndakwinginze niba nkugireho umugisha, emera impano nguhaye, kuko mbonye mu maso hawe nkuko umuntu abona mu maso h'Imana akanezerwa. Ndakwinginze emera impano yanjye bakuzaniye, kuko Imana yampereye ubuntu kandi mfite ibinkwiriye byose. Aramugomera, ndasoma nsubiremo, aramugomera arayemera. Nsome umurongo wa 12. Aramubwira ati dukomeze urugendo tugende, nanjye ndakujya imbere. Naye nasoma umurongo wa 10 haraguru. Aramubwira ati databuja, uzi yuko abana bafite imbaraga, uzi yuko abana badafite imbaraga, kandi ko imikumbi n'amashyo mfite byonsa babigendesha uruhato, naho waba umunsi umwe gusa byapfa byose. Ndakwinginze databuja, ujye imbere y'umugaragu wawe, nanjye ndagenda buhoro, nkuko kugenda kw'amatungo nshoreye kuri, kandi nkuko kugenda kw'abana kuri, ngusange databuja i Seyiri. Uyu mugabo Yakobo, Esawu yaramubwiraga. Mwibuke ko Esawu uyu nguyu yari umuhigi, ariko Yakobo yari amaze igihe kinini ari kwa nyirarume Labani amuragira umukumbi, kandi awuragira aziko kuragira nawe kuzatuma adahabwa ibyo yasezeranijwe. Nuko araragira kuramo isomo, yita ku mukumbi, akaba azi kwibuza ari buyirihe, akaba azi ko nyirarume nta mikino yagiraga. Reka tukubwire ko yanamuriganisha. Najyaga numva avuga ngo hari indahiro zabaga mu Rwanda zivuga ngo ndakambura umwishywa, ariko Labani yaramuriganije nkuko yari yarariganisha. Avuga ati rezi nizi byari bitobo, zizaba izawe, zabibyara ntazimuhe. Ati noneho undi mwaka nizi byari bi, nawe akagenda agafata uduti agakozaho, bose barabariganye babiri, nawe agakozaho zikabyara za zindi yavuze. Gusa nta nimwe irimo. Yari afite umugisha w'Imana, yari yarawucikanye awiba mukuru we Esawu, nawe akongera akamuhinduka. Ati noneho rero ntindi myaka ingahe, oya ndaguha iki kugira ngo umpe umukobwa? Aturane utende imyaka 7. Imyaka 7 ushaka nuwuhe? Ndashaka Rasheli imyaka 7 ishize. Ati ngaho marasheli. Ati ntabwo ndagushingira umutoya, umukuru agihari, manzi ufata umukuru, nimba ushaka n'umuto nawe umukorera imyaka 7. Arongera arihangana, abana bawo ndadashaka, arongera ndabandi imyaka 7 yo gutendera uwo yashakaga Rasheli. Ibyo byamubayeho, ariko yakomezaga kuragira wa mukumbi agakuramo amasomo. Nibe byatumye amenya imigendere y'umukumbi. Rero yarazi by'abana, yarazi ko mu mukumbi ajyanye harimo inyana zivutse vuba, harimo izifite amezi, yari afite umukumbi munini w'amatungo,
yari afite n'abana yabyaye, yari afite n'abagaragu, maze abwira uyu mukuru we wamubwiraga ati twihute tugende, aramubwira ati databuja uzi yuko abana badafite imbaraga, kandi ko imikumbi n'amashyo mfite byonsa babigendesha uruhato, naho waba umunsi umwe gusa byapfa byose. Ndakwinginze databuja ujya imbere y'umugaragu wawe, nanjye ndagenda buhoro, nk'uko kugenda kw'amatungo nshoreye kuri, kandi nk'uko kugenda kw'abana kuri, ngusange databuja i Seyiri. Yakobo yari afite kwihanganira umukumba akagenda nkawo. Ni iby'ukuri koko twese twavukiye amezi 9, ariko tuvukana ubushobozi butandukanye. Aho ni hamwe, hari ababona ibintu vuba, hari ababifata vuba, hari abasobanukirwa ibintu vuba. Ndatanga urugero, hari igihe mu itorero abantu bavuze bati tugiye kwitanga igitenge cy'umupfakasi, bati nangahe, bati ni 10,000. Uwumva vuba agahita byumva ati ko nagize umugisha se, ejo bundi nkaba nungutse 35, ari 10,000, nimba ari London, nimba ari feke baze, nimba ari baze, nimba ari iki, nimba ari wagisi, ko bavuze 10,000, ayo ndayafite. Agahita amanika urutoki ati yo kwirirwa baritanga ndayafite, ntageze vuba, ntakoze neza. Ariko mukuri kakavuga ati se ubu turakoze, ni urugero, ubu turakoze haryara, ati se uwari kwitanga 500 ye ageze neza bazitanga ubundi. Nitwongera tugatera urutoki, akongera agatera urutoki ati none habona ati iki ngiki, hakaboneka undi wovuga ati nanjye icyo ngicyo ndacyitangiye. None kambabaze wa undi wo hasi ari gukora, ubare gukora, ubwo torosigemo bangahe? 2. No kubabwira uti ukabajyana ku ruhande uti tugende uko umukumbu ugenze ute, ntabwo ndagiye 2, ahubwo ndagiye bose, tugende uko umukumburi, mujye mwitanga nyuma, mwitanga buriyeho, cyangwa mwitangeho 500, cyangwa muyatange, nibyo birumvikana. Ariko abizera nabo niki umurimo, kugira ngo usaranganye inshingano, ubugiye uko umukumbu ugenze ute uri. Noneho birashoboka ko nanone abantu batabasha kumva ibintu vuba, batabasha kwiyumvisha ibyiza by'amateraniro, bumva ko hazaba kure. Ariko ababwira uti rero ubwo amateraniro ari kure, kugira ngo tuzasaranganye urugendo, burese azashaka impamba, tuzabyuka kare kandi bakuzeho ko ufite tike, nituzahurira ahantu hitwa ahana ibugamba, niho tuzahagurukira twese saa 4, tuzahagenda amasaha 6, kugira ngo na wa wundi ujye uvuga ngo nta tike, muzagenze gute, muzajyane. Ukemera kujyanda n'amaguru kugira ngo na wa wundi azabashe kugera mu materaniro uvuga ngo nta tike. Rimwe na rimwe anayifite ariko yanga kuyatanga, ariko avuga ngo ubwo ari amaguru se kandi hari uzasigara. Basubiza ngo iki? Ngo ubwo ari amaguru hari uzasigara? Ngo ntawe. Ubwo ubaye icyitegerezo cy'umukumbi bakurebeyeho, kandi ugiye uko umukumbi ugenze ute ugenda. Ibyo rero byitegerezo byose bitanzwe bituma itorero rizamuka kandi rikabasha kugera ku ntsinzi no ku ntego. Noneho rero mu kuragira umukumbi hari ibintu bigomba kwitabwaho. Icya mbere no kugabura ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ukurinda ibinyoma. Icya gatatu ni ukuwusura birawukomeza. Icya kane ni ukuwucyaha. Icya gatanu ryo ni ibanga ry'abo bayobozi kugira ngo umukumbi urusheho kugira iterambere ryiza, ni uguhura kwenshi kw'abayobozi. Noneho turahera ku jambo bya mbere. Icya mbere ni ukugabura ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'urwa mbere rwa Timoteyo 4:13 haratubwira ngo, urwa mbere rwa Timoteyo 4:13 haratubwira ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo kwigisha no guhugura, ujye ugira umwete wo kwigisha ijambo ry'Imana no guhugura. Reka nyavuga uko ari. Urwa mbere rwa Timoteyo 4:13 haranditswe hagira hatya hati kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Pawulo yabwiye Timoteyo nawe nk'umuyobozi wayoboraga abandi, kugira ngo atazacogora akagira umwete muke, inshingano yo kuyobora ikananirana, akaba yayoboza ibitekerezo bye. Ahubwo ati kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ibi bintu birajyaniranye kugira ngo umuntu ahora atyaye.
usomye ntuhugure urabyibagirwa, usomye ntiwigishe urabyibagirwa. Umuhanga umwe yaravuze ati ndareba nkibagirwa, ndumva nkibagirwa, atariko nakora nkibuka. Bivuze iki? Iyo turebye ibintu cyangwa se tukumva ibintu ntitubishyire mu bikorwa, ntabwo tubasha gufata rya somo. Ese ni bande baba ibyo bakora bitabasaba kongera gusubira mu bitabo? Nibo ngiye kubabaza. Nabiga imyuga kuruta abiga amagambo, abiga za sociology, abiga amategeko ageragaho igihe yajya guca urubanza kongera gasubira muri cya gitabo cy'amategeko, ariko wowe ukareka amashanyarazi ntago ajya yongera gusoma mu gitabo. Mwambwira impamvu se kuki atongera gusoma mu gitabo? Nta kindi nuko bya bindi ari byo agenza ate, ari byo ahoramo, kandi akabikoresha iki? Intoki. Iyo umuntu akora ibintu akabisubiramo kenshi, akabibamo kenshi, nta kindi bituma intoki ze, imyitwarire ye, ubushobozi bwe buhora bukangutse, bikamworohera. Pawulo rero amubwira ati kugeza ubwo nzaza ujye ugira umwete wo gusoma, numara gusoma uhugure, numara guhugura wigishe, kugeza ubwo nzaza. Yaramuhaye ikintu cyiza, kuko iyo umuntu asomye ibyo asomye akabihuguza abandi, byanditswe mu gitabo cy'imigani ya Kristo. Sinzi nimba kiri ahangaha mu cyigisho kivuga impano cy'ikinyarwanda, haranditse ngo igihe umuntu yihatira guha abandi ibyo azi, ngo niko n'Imana nawe imwongereje. Imigani ya Kristo mu cyigisho kivuga impano, no habona uze kukintiza. Ibyo rero biradufasha ku bayobozi kugabura ijambo ry'Imana, birakubaka, bikubaka umukumbi, kandi bigatuma itorero riba rizima kandi ryiza. Ibi rero ni intambwe nziza abantu b'Imana dukwiriye kwitaho mu kuragira umukumbi, ko abantu bakwiriye kugabura ijambo ry'Imana, kandi muri ijambo ry'Imana nabo ubwabo bakaryigaburira. Ikibyanditswe byera bitumarira, urwa kabiri rwa Timoteyo, isomo ry'ikimenwa bose, haratubwira hatya hati 3:16 ati ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose, akora imirimo myiza yose. Haba ku muyobozi, haba ku mwana, haba ku bagize itorero, haba ku babyeyi bo mu itorero, ibyanditswe byera n'umuyobozi igihe cyari cyo cyose uduhesha kugera ku nsinzi. Reka dusoma aya magambo yo mu migani ya Kristo mu cyigisho kivuga impano. Haranditswe aya magambo akurikira ati umukozi wicisha bugufa akemera guhamagarwa n'Imana, abasha kubona ubufasha buyiturutseho. Kwemera inshingano byonyine bikuza imico y'umuntu. Kwemera inshingano byonyine bikuza imico y'umuntu, bikoresha imbaraga z'ubwenge n'izibitekerezo. Ni igitangaza kubona umuntu w'umunyantege nke ahinduka umunyambaraga bitewe nuko yizeye imbaraga z'Imana. Ubwira abandi byazi igihe ari hashaka ubumenyi buruseho, ubutunzi bwo mu ijuru buramugoboka, agahabwa ibyo yifuza. Uko arushaho kumurikira abandi, niko nawe arushaho kumurikirwa. Uko arushaho gusobanurira abandi ijambo ry'Imana, niko nawe arushaho gusobanukirwa. Iri ni ibanga. Noneho rero umugabo urakwiriye kugabura ijambo ry'Imana. Iki ijambo ry'Imana ritumariye ni kinini cyane. Ndaza gusoma aya magambo, ndetse no mu ntambara ikomeye haranditse ngo ikintu cya mbere cy'ingenzi ku muntu utekereza neza, mu ntambara ikomeye 349 mu Gifaransa hati le premier le plus important devoir de tout être raisonnable c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro ku muntu wari we, cy'inshingano ku muntu wari wese utekereza neza, ni ukwiga ibyanditswe byera, akamenya ngo kuri niki. C'est de marcher de la lumière, no kugendera mu mucyo, et d'encourager ses semblables à faire de même, no kwingingira abagenzi be ngo bakore nkawe. Noneho rero kuri wa mugabura mu kuragira umukumbi, nuko akwiriye kugabura ijambo ry'Imana ngo bakore nkawe, no kugendera mu mucyo, akingingira abagenzi be kugira ngo bakore nkawe. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence. Dukwiriye buri munsi kwiga Bibiliya tuyobowe n'Umwuka Wera, tuyobowe dufite umwete avec diligence, dufite umwete, nous arrêter avec ceci chaque pensée, duhagarara kuri buri gitekerezo, et compara les versets entre eux, kandi twarangiza tukagereranya imirongo n'indi.
avec l'aide de Dieu, dufashijwe n'Imana, nous accueillerons ainsi des opinions personnelles. Tuzakira ibitekerezo byacu ku giti cyacu, sans prendre de vie que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Tutibagiye ko tuzibarizwa imbere y'Imana buri wese azihagararira. Rero ku muntu utekereza kandi wujuje ibisabwa akwiriye kwiga ibyanditswe byera kandi akanabigabura. Ntawe ushobora na rimwe kugabura ibyo adafite. Iyo ugabura ibyo adafite ubutera waraza ngo niba ari muri Timoteyo ngo haravuga ngo kubw'Imana yakunze abari mu isi cyane. Icyambere ujya gutangira wabyishe, none uvuze n'isomo ritahaboneka, ubwo uyobora mbese bizagenda gute? Uzahamagaza amateraniro bayumve? Ahubwo birakwiriye ko umugabura agabura nawe azi ibyo ari gutanga. Kandi uko umuntu arushaho kudasoma ibyanditswe byera niko arushaho gusubira inyuma. Ngo munyibutse rya somo ngo harya riri muri Zaburi we ngo rivuga ngo rivuga amategeko y'Imana, ngo amategeko y'Imana ngo 10, ngo riri muri Zaburi, ngo munyibutse ngo amategeko y'Imana yanditswe ngo harya si muri Zaburi. Ko kuri kubaza bizera mu by'umuntu yagakwiriye kumenya, yenda Yohana 3:16, ariko naho amategeko yanditse ngo harya ngo kuremwa ngo ku munsi wa mbere haremwe iki, ngo nashatse ngo icyo aho byaremwe ngo icyo baremye ngo muri nyibutse ngo igisomo kandi umva ari muri byahishuwe ngo ku munsi wa mbere haremwe iki. Koko iri jambo rivuze hari igihe ashobora kuba harimo abana bato ukumva barasetse bati none ibyo umugabura wacu yavuze birasekeje. Icya kabiri ni uko ushobora kuvuga ukavuga bikakomera nk'uyu mubwiriza nawe bitewe no kutiga ibyanditswe byera ngo unabigabure nk'uko bikwiriye, ukamera nk'aya magambo aboneka muri iki gihe ngiye gusoma. Iyo mubwiriza umwe wanenzwe n'umwana muto, reka nyasome. Aravuga ngo ngaya nyagezeho, ngaya atubwira iby'uyu mwana muto ngo umubwiriza wabo ngo yarabwirije ngo noneho nyina aramubaza ati se mwize iki ibyo mwize? Reka nyagereho, nari ntinze kuyageraho. Ni umwana muto yaravuze ngo yavuze, arongera aravuga bisoza ntacyo avuze. Nawe nashakaga ndabona ntinze kuyabona, ariko ni muri n'intinda kuyabugeraho nshobora kuyababwira mu kanya. Byashoje ngo uyu mwana avuga ngo nta kintu twumvise. Reka nyarebe bisoza ugiye kuyaturebera. Urakoze cyane. Uburezi n'imirire myiza 125, abafite icyo gitabo bashobora kuyasoma. Muri icyo gitabo haranditse ngo aboneka no muri Pastoral Ministry 279. Haranditse ngo umunsi umwe umuyobozi rusange w'ishuri ryo kwisabato yarari kwigisha icyigisho kirekire cyumakaye kandi kidafite rukuruzi. Umugore umwe yabajije umukobwa w'imyaka 10 niba yafashijwe muri icyo kigwa, anamubaza ibyo umwigisha yavuze. Umukobwa we yaramusubije ati yavuze, aravuga ariko byashoje ntacyo avuze. Kuri ubu ntidukeneye kurushywa n'ubusa gutyo, dukeneye kwigishwa gukora umurimo mu buryo bushoboka natwe tugashyika kugira ngo tugere ku nsinzi twigisha abandi ibyo natwe twize. Ngaho kugira ngo tugere ku nsinzi twigisha abandi ibyo natwe twagenze gute twize. Ariko uzikuvuga kwigisha muri Bibiliya ukavuga ibyiza byo muri Bibiliya, ukavuga umugani wo mu bibyi bigasoza utavuze aho wanditse, ukavuga umugani w'abakobwa 10 bikasoza ntaho uvuze, wena ngo nabo bazahisomere. Warangiza ukavuga uti muzabisoma nimba ari muri Matayo cyangwa nimba ari mu byahishuwe, utari kuryo somo ibyo nzi ko ririmo. Ati mwebwe ntimuzi ko ririmo. Ibyo no guhwehwe no guhamika abantu. Ngo mwebwe ntimuzi ko ririmo. Ngo aho hantu ntimuhazira ngo wavumwe inkota y'amaraso. Ngo se ntiririmo. Ngo ririmo. Nta kurishaka, nta kubaza yenda barisomye.
ukavuga bigasoza ntacyo ugenje ute, ntacyo uvuze. Reka rero abayobozi bagabura ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kurigabura bamanze baryigaburira. Ku ngingo ya kabiri ni ukurinda umukumbi, ni ukurinda ibinyoma, ni ukurinda nanone iby'isi, ni ukurinda intege nke ukoresheje umwete wawe. Mu gitabo cy'Uwifuza byose, igitabo cy'Ikinyarwanda, ndaza gusomamo aya magambo akurikira aturangira uko Yakobo uyu nguyu yarindaga umukumbi. Yarawurinze kandi niko byagenze. Ku rupapuro rwa 407 abafite iki gitabo bashobora gusoma, ariko sinaho gusa. Ijambo ry'Imana, Petero yavuze ngo muragira umukumbi w'Imana mudasa nk'abatwa mu urindi. Uko kuwurinda hari ibyo dusabwa, nuko dusabwa kumera. Mu gitabo cy'Uwifuza byose ku rupapuro rwa 407 handitse ngo mu nyamaswa zo ku isi intama niyo yitonda kandi niyo nyantege nke kuruta izindi. Niyo mpamvu abizera bageranijwe n'intama. Buriya nituvuga ngo abizera bageranijwe n'intama, intama hari imiterere yayo. Intama yinjirwamo n'umujura, yinjirwamo n'isega, nta n'ugushobora kukwabira. Niyo bayikegeta nta jwi, nta kintu ushobora kumva. Yesu amaze kubona uko abizera biringira abayobozi, abita intama ati muziragire rero. Niyo mpamvu abizera bavuga ati uwemeye aze akaza, ejo tuzabatiza ukaza, amazi birashoboka ko ataba ari meza, ayo utarayogaho kuva wavuka, niwayaguha akayashyira mu base ntiwakwemera ko anagukora ku mubiri. Bati turabatije ntukukemera, ejo muzaze kwiga ukaza, bwacya mu gitondo tuzajya amateraniro ubunaka mwese muzaze mukaza. Noneho byagira kuri abandi bo babaza umukumbi, tugiye kugura gitari y'itorero, nuko muzatanga 30,000, ntakora izongera kurimba itazanye 50,000, nuko bagatanga. Yemwe noneho bizagera hanga zo nizazindi noneho ziswe izimbako. Ariko abizera bageranijwe n'intama, ko ariyo nyantege nke mu nyamaswa zindi. Mu burasirazuba umukumbi ukenera umushumba wawo mu buryo buhoraho, nkuko bimeze muri iki gihe. Uhereye kera kose inyuma y'inkike z'umudugudu nta mutekano waharangwaga. Abajura bakomoka mu miryango yo hafi aho bahoraga bazerera n'inyamaswa zavaga mu masega y'ibitare, byahoraga birekerereje kugira ngo bisahure imikumbi. Umwungeri yabaga azi ko arinze umukumbi yaragijwe, naho ubuzima bwe bwajya mu kaga. Yakobo avuga imirimo ikomeye yakoraga mu gihe yaragiraga imikumbi yarabani mu nzuri ziharana ati nameraga ntya, ku manywa nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikanguruka. Nanone kandi umusore Dawidi igihe yaragiye intama zase ari wenyine, ubwa mbere yahanganye n'intare, ubundi ahangana n'idubu, akavana intama zafashwe mu mikaka yazo. Mu gihe umwungere yaragiraga umukumbi we mu gasozi kariho amabuye cyangwa mu mashyamba cyangwa se mu bikombe, ubundi ahantu hari ubwatsi bwinshi ndetse no hafi y'imigezi, yagombaga kwirinda ijoro ryose, akarinda imikumbi ye abajura, kandi yitaga cyane kuzirwaye n'izifite ubugoryi. Mbese imibereho ye yayihwanyaga n'intama ze. Imibereho y'umuntu, hari umugani bajya bacira abashumba ngo ariko urabizi ngo uyu umuntu aragiye inka ngo nawe ngo indi. Buryo urya mugani ku ruhande rumwe niwo nimba ivuga mu byumve. Umushumba ajya abona inka ye yashonje, wumva uko nawe agiye kuba yankaya ngo yaragiye 5 ngo abaye 6, niko bajya batuka abashumba. Ajya abona inka ze zashonje, akabona ibigori byiza, inka zikamuteza imbabazi kuruta bya bigori, ati ni murye, agahagarikira cyangwa akavuga ati izi nka zirashonje ntizirarana inzara, nijoro akahora mu majeri y'abandi. Imvura igwa bigenda gute, yarangiza hariho n'abazambika bote, ati inka yanjye ntabwo yasonza gutya, akayambika bote. Bakazashakaho ikinono cy'inka cyakandagiye bakahabura, nta kindi ni ya yindi imwe yararagiye akabiya kangahe ya kabiri. Kandi hariho n'imigani nabivuga, ushaka inka ryama nkazo, nta kindi. Nushaka bizera agomba kubarambararaho. Nimba ivuga nawe ugomba kuba nkawe. Hano muri kitabo baratubwiye ngo
akarinda umukumbi abajura, kandi yitaga cyane kuzirwaye n'izifite ubugoryi, mbese imibereho yayihwanyaga n'intama ze. Umurunga ukomeye kandi urenze wamuhuzaga n'amatungo ye azirikana. Nubwo umukumbi waba ari munini bingana bite, umwungeri yamenya buri ntama yose iba ifite izina ryayo bwite, kandi iyo umushumba azihamagaye ziramwitaba. Ndahera kuri sogokuru, nubwo atabaraga, ariko igihe twacyuraga amatungo kera, ba data wacu bacyuye nanjye n'abaherekeje, yajyaga avuga ngo iyi ngiyi ntayirimo, cyane cyane mu ntama no mu hene. Inka zo biba bigaragara zo nta kwirirwa avuga ngo irabuze, ariko hari aho we yabariraga ku biziriko, niwe wizirikiraga nimugoroba, yarangiza akazirika akabona ikiziriko kibuze yayo, ati ntayirimo. Irihe bagahita basubira inyuma mu bo batahanye bavuye kuragira, barajya kwa runaka, barajya no kwa runaka, bagasanga yatashye kwa runaka, naho yahageze ikahabura ikiziriko. Icyo nshaka kugira ngo mvuge, nubwo umuntu yagira umukumbi ungana ute, umukumbi w'umuntu muba ku mutima, arawuzirikana, akawumenya, akamenya irwaye, akamenya inyantege nke, akamenya iyabuze. Uwo niwe mwungeri nyakuri. Hano handitse ngo nk'uko umushumba wo kwisi amenya intama ze, niko n'umushumba avuye mu ijuru azi umukumbi watataniye mu isi. Muri umukumbi wanjye intama zo mu cyanya cyanjye, muri abantu banjye, nanjye ndi Imana yanyu, ni ku Uwiteka Imana ivuga. Yesu aravuga ati, naguhamagaye mu izina ryanjye nti uri uwanjye, dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi. Yesu aratuzi buri wese ku giti cye, kandi yita ku busembwa bwacu, azi urugo dutuyemo, kandi anazi izina rya buri muntu rurimo. Rimwe na rimwe yajyaga ategeka abagaragu be kujya mu nzira iyi n'iyi, mu mudugudu uyu n'uyu n'inzu runaka, kugira ngo agarure imwe mu ntama ze. Buri muntu wese Yesu aramuzi kandi amwitaho cyane, nk'aho yaba ari we wenyine yapfiriye. Umutima ushengurwa n'intimba za buri wese, yumva amajwi yose ari mu kaga mutakira. Yaje mu isi kugira ngo yererezeho abantu bose, arababwira ati, nimunkurikire. Nguyu umushumba avuye mu ijuru, nguyu umwungeri avuye mu ijuru, dufataho icyitegererezo tukamwigiraho. Noneho mu kurinda umukumbi, urinda ibihanamanga, ukarinda inyigisho z'ubwaka. Iminsi ishize mwabonye ko yatambutse, byaratambutse, biratambuka bigahinda, ukabona bizera bashaka kubyumva, kuvuga ngo hari itsinda ngo bari kubyigisha. Ukwiriye kuhagararira, batari kwigisha iki? Batari kwigisha ngo nyuma y'imyaka 2 abiteje urushinge bose bazaba bapfuye. Bibiliya yarashize, iyo nyigisho yavuyeho, ngo bazajya bagakontorora ngo no mu byumba byo barimo. Iyo nyigisho bakwiriye guhangana nayo, koresha ijambo ry'Imana. Bati ikimenyetso cy'inyamaswa nta kindi ni ukugutera urushinge. Ibyo byose abantu bakwiriye kurwana nabyo kandi bashikamye. Ariko naho byagera ukumva nawe akavuga ngo nta wamenya rero, ngo buriya ngo tuzabimenya, ngo kandi ngo no mu gitabo cy'ibyashwe ngo warase ngo ntibirahishurwa ngo kugeza aho umuzingo w'igitabo ngo uzabumburirwa. Ngo aho rero ngo tube tuhihoreye, nta mwungeri urimo, ukwiriye kugira aho uhagarara. Ikindi ugomba kurinda intege nke ukoresheje umwete wawe. Noneho umwungeri kandi akwiriye gusura umukumbi we. Nituvuga gusuraho, Bibiliya avuga ngo muri mwe nimba hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusengere, niko biri. Ariko kandi hari n'umurimo w'umwungeri ku giti cye. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho ni cya 20 umurongo wa 20, tuhabona aya magambo akurikira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 20, ku bafite Bibiliya murambure twese dufatanye gusoma. Haranditswe aya magambo akurikira, ni umuhati wa Pawulo yakoreshaga. Handitswe hagira hatya hati, kuba hageze dufatanye gusoma. Kandi byakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 20 nari ntarutse, haranditswe hagira hatya hati, mpere hepfo hati, kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro n'ikenze kubabwira, cyakubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe. Pawulo yari umwigisha usura, ariko yabona ibitagenda neza akigisha muri zango urugo rumwe. Reka ntanga urugero ruto rusa nk'urworoheje. Wenda ntago ari amatorero yo mu mugida cyangwa amatorero ya kure. Birashoboka ko ushobora gusanga hari abantu batoza amenyo. Mwabyumvise?
ugasoma mu byanditswe byera uti isuku irakenewe, isuku mu kanwa, uri kubyumva, isuku ku mubiri, isuku ku myambaro, ubwo ukagira ngo byumvikanye. Uti mu kanwa ukozamo mu gitondo, ukozamo na nimugoroba, uti birinda amenyo, birinda impyiko, umwanda wo mu menyo utera impyiko, ibyo ukabyigisha. Ariko ukabona kuko yavuye muri rusange nta n'izina wavuze, ntacyo byahinduye, kandi nawe ukabibona ku buryo byagaragarira na buri wese. Ariko birakwiriye kuko wigisha urugo rumwe rumwe. Nta muntu wumva nk'uru kwigisha wamusanze iwe, nta n'uwumva nk'uru kubwira umukunze kandi muri babiri wamusanze iwe, ntawubaho. Uwo nguwo niwe wumva cyane. Ngo igihe umugabo urarangije kubwiriza ku ruhimbi ngo umurimo we niwo utangiye, niko igitabo cyitwa Service Chrétien kitubwira. Buriya rero uyu niwo murimo Yesu yakoraga, yamara kwigisha ibiterane ngo ariko yarangiza ngo agasanga abantu no mu ngo zabo. Aho yageraga akigisha mu miryango, naho yageraga akigisha, ngo ibyigisho bijya bifata kuruta iby'abantu bigishirijwe ku ruhimbi. Ngaho reka ngera ngaha. Pawulo rero yaravuze ngo nta jambo nikenze kubabwira, ndetse no kubigisha mu ngo zanyu rumwe rumwe. Yaheraga ku murongo akanigisha, uwo niwo murongo w'umugabo. Birashoboka ko yenda abantu kubijyaniranye na temperance abantu batabyumva. Kugeza ubu ngubu hari imiryango myinshi idateka amazi yo kunywa, ahubwo bavuga ngo iyo bashyizemo igikukuru ngo abahiye. Icyo ni ikinyoma. Ngo iyo bashyizemo amazi y'indimu ngo ntabwo nta kibazo. Kabiri, ngo ayo bafite yo ngo nayisoko. Ugasanga isoko bafite nayo iri mu birometero nka 40. Cyokoze isoko ni nziza, ariko inzira byanyuzemo n'ibigega byanyuzemo n'ibyo bavomesheje byose ntago byo ari isoko. Ibyo byose bikwiriye kumenwa n'umwungere akabwira abantu nuko bakwiriye kwita kuri temperance. Bati kunywa amazi mu gitondo, bati twebwe nta teremusi tugira. Birakwiriye kubigisha n'akajerekana kangaka kamwe kava muri litiro imwe y'amazi, kamwe kava muri litiro y'amavuta ya aya ngajya nafata. Birakwiriye kuko iyo umuntu yigisha ashyize mu bikorwa, wabasuye ari nimugoroba n'urugero ntanze, warangiza ukagutira muteka amazi ukashyira muri kajerekana ukashyira mu mupira cyangwa mu kirangiti cyawe, mu gitondo wayabereka ashyushye kandi batagira teremusi. Ariko abigiye cyo bivuza abantu kuzashyira mu bikorwa no kuzagashaka ku kajerekani, ibyo ntibibeho. Noneho birakwiriye ko abantu bongera kwigishwa ibijyaniranye n'iby'imirimo y'agahanyu, no kuryama amajoro, no kuryama amajoro batarama. Ibyo byose ni umurimo w'umwungeri kugira ngo agire intama nziza. Abana barya neza, bakarara heza, bakabona ibibakwiriye, ubona no mu maso basa neza. Ariko abana barara rwantambi, iwabo bakabavugiriza hinduru, bakambara ibicitse, bakarara habi, bakabura ibyo kurya, niyo muhuye nubwo wamusiga amavuta ntamufata. Kubw'ibyo umwungeri mwiza akwiriye kuta ku ntama kuri buri ngingo yose kugira ngo umukumbi ugende neza, akawusura nkuko twabivuze, nkuko Pawulo yajyaga bigenza. Noneho mu rwa kabiri rwa Timoteyo ari nayo ngingo ngiye kuvugaho ibanziriza iheruka, akwiriye kucyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhane, uteshe, ufite kwihangana kwinshi. Rwa kabiri rwa Timoteyo kandi murongo wa 2, iyo umwigisha wari wambanjije yanayivuzeho, haranditswe aya magambo akurikira. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice ni cya 2, igice cya 4 murongo wa 2, haranditswe aya magambo. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 2. Kuba hageze reka dufatanye. Ndagutongera mu maso y'Imana no maso ya Kristo uzacira iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana no kwigisha. Hari ibintu bijyanirana bitaguhiriye gusigara. Ni ukwigisha, ariko iyo ubona umuntu arenga kuri za nyigisho kandi abizi neza uramucyaha. Noneho iyo havuzwemo ijambo ryitwa gucyaha, abantu benshi babyita kwiteranya. Ntabwo ari ukwiteranya,
ahubwo mu gitabo cy'ubutumwa bwatorejwe mugabane wa mbere haranditse ngo négliger de dire la vérité les uns aux autres c'est déshonorer Dieu. Kwirengagiza kubwizanya ukuri bamwe ku bandi ni ugusuzugura Imana. Ibyo nibyo Yohana yakoze. Yaramubwiye ngo uyu mugore si wawe ni wa mwene so, ari kubibwira umwami. Nibyo Eliya yakoze, urishe none urazunguye. Tukabisoma mu bitabo bitandukanye ngo igihe cya none kigeneye abagabo bameze nka Yohana mubatiza, bameze nka Eliya. Sinaho gusa, bameze nk'umugabo nanone witwa Natani. Aya magambo tukayasoma nuko bavugaga ukuri kabone n'ubwishuru rya riduka. Abo nibo bakenewe. Noneho rero birakwiriye ko abantu babwirwa ibyabo nkuko za Yesaya 58 bivuga, ugacyaha. Gucyaha no kwigisha bigomba kujyanirana. Ibyo bikaza kudufasha kugira ngo tuzagire umusaruro mwiza mu burezi tugira no mu kwigisha tugira. Ngana aho nababwiye hari ibanga noneho ryo kugira ngo tugire ku musaruro mwiza wo kuragira umukumbi. Ibanga ni igitabo cyitwa Counsels on That 188 ni uguhura kenshi. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo aho inama zitari imigambi pfubusa. Uko dutandukanye mu masura niko dutandukanye mu bushobozi no mu byerekezo. Abagize ubuyobozi bw'itorero bafatanyije n'intumwa kwigira hamwe igera migambi ry'itorero, kwigira hamwe icyakorwa kugira ngo itorero rijye mbere. Guhura kenshi birabafasha nkuko barenati bajyaga bahura kenshi kugira ngo bagere ku rugero rwiza rw'ibyiyobokamana rw'iby'Imana yabashakaho rwaho bagera. Reka nsome aya magambo yenda kugira ngo nze gutanga n'umwanya kuko mu kanya turaza gutanga na wa mwanya w'ibibazo. Mu gitabo cyitwa Counsels on That and Food, page ni CD 188 haranditswe aya magambo akurikira. Ku bafite icyo gitabo dushobora gufatanya gusoma. Haranditse hatya ati ni paragrafu ya 303 ati it is in the order of God that those who bear responsibilities should often meet together to counsel with one another and to pray earnestly for that wisdom which he alone can impart. Biri mu mugambi w'Imana, buri muri gahunda y'Imana ko abikoreye inshingano bahura kenshi bakagishanya inama, bagasengera hamwe basengana umwete kugira ngo basabe ubwenge butangwa n'Imana yonyine. Salomo igihe yasabwaga ngo agire icyo asaba Imana, icyo yasabye ngo bwari ubwenge. Ngo yabonye atazashobora abantu. Niko byagenze pe, kandi Imana yarabumuhaye. Salomo Imana imuha ubwenge arabuhabwa. Hano haranditse ngo let the brethren unite in fasting and prayer for the wisdom that God has promised to supply liberally. Reka bene data bihuriza hamwe mu kwiriza ubusa ndetse no gusenga basaba kugira ngo bahabwe ubwenge Imana yasezeranyije gutangana umudendezo. Imana y'amahoro iduhe kumvira, iduhe kuragira umukumbi nkuko bikwiriye kugira ngo tuzagira amaherezo meza. Ikindi twongere duhure kenshi, turagira umukumbi w'Imana uwo twahawe icyitegererezo kugira ngo kuherezo ubwo Yesu azasanga twarabaye abungere bazima kandi beza, maze atubwira ati nimuzaho data yahawe umugisha de kukuremwa kw'isi, muraga ubwami bw'abatunganirijwe uhereye kera kose. Natwe tuzimvemo uwo mudendezo twarabaye abungere beza. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.